السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe ryuzuye ni irya Allah subhanahu wa ta'ala. Turamushima Allah subhanahu wa ta'ala, turamukuza kandi turamwambaza, tunamusaba yuko yaduhera intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amahoro, impuhwe, imigisha n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira nziza yatuzaniye n'abazayikurikira ku neza n'ibyiza kugeza ku munsi w'imperuka. Natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bo. Abandimwe, dukomeze kwiga ku mateka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noneho yujuje imyaka 40 y'amavuko. Igihe kirageze cyuko ahabwa ubutumwa kuko n'izindi ntumwa zamubanjiriza zagendaga zibuhabwa kuri iyo myaka, uretse bakeya barimo s.a.w wabuhawe afite imyaka 30, akamara imyaka 3 yonyine atanga ubutumwa. Ariko abasigaye benshi babuhawe bamaze kugera kuri icyo kigero cy'imyaka 40, kuko ni imyaka umuntu aba amaze gushyika, amaze kuba igikwerere. Rasul sallallahu alaihi wasallam aragiye kirageze cyo kwahabwa ubutumwa. Ariko mbere yuko tuvuga ukuntu yabubonye n'ukuntu yabuhawe, tubanze turebe ukuntu aho yaratuye hari hateye ku bijyanye n'imyemerere, kure yaho ukuntu hari hameze, ndetse n'ibinaba ngombwa turebe muri uwo mwaka uko mu Rwanda hari hameze. Ese koko byari ngombwa yuko Allah subhanahu wa ta'ala yohereza intumwa muri icyo gihe, cyangwa ntabwo byari byakabaye ngombwa? Ubanza twigeze kubivugaho ko mu gihe Rasul sallallahu alaihi wasallam yavukaga, abyiruka, akura kugeza kuri icyo gihe cy'imyaka 40, hariya muri kiriya gice yari atuyemo cy'Ubwarabu, tuhite Arab Peninsula, ni ikigobe cy'Abarabu gishyizemo cyose hariya abantu benshi cyane rwose, ntabwo bari bakigaragira Allah subhanahu wa ta'ala imana imwe rukumbi. Basengaga ibintu bitandukanye binyuranye, ariko cyane cyane amashusho afite amazina atandukanye. Hari ayo bahuriragaho ndetse bari barashyize kuri Al-Kaaba ku mpande zayo. Hari ayabaga muri buri muryango, muri buri bwoko, ugasanga bafite ayabo. Aho ni muri kiriya gice. Uzamutse gatoya ugana mu majyaruguru, ukajya mu bihugu bya Sham, ndetse ukanazamuka gato, wasangaga hari idini y'Ubukristo yari yarahageze, ariko na mbere yayo hari idini y'Abayahudi yari ihari. Aba bombi bari barahawe ibitabo bibiri, kimwe ni Taurati, ikindi ni Injil, ariko ntabwo byari bikiri umwimerere muri icyo gihe Rasul sallallahu alaihi wasallam yavukagamo. Muri icyo gihe Rasul sallallahu alaihi wasallam yarageze ku myaka 40. Byari byarahindutse cyane, ndetse n'uburyo bwo kuragira Allah subhanahu wa ta'ala bwarahindutse. Abakristo bavuga ubutatu butagatifu, batakivuga Allah imana imwe rukumbi. Abayahudi batanemera yuko Isa alayhi salamu yigeze yoherezwa, cyangwa ko
ari intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, bo bari bakimutegereje ndetse banzana n'ubu bakimutegereje. Wajya i Burayi ubukristo bwari bwaragezeyo, bwarafashe iyo sura maze kuvuga mu kanya, ndetse n'idini y'abayahudi yari yaragezeyo iri muri iyo sura, ariko aho bitandukaniye nuko idini y'abayahudi yo iba ari iyabo bonyine, ni idini y'umuryango y'ubwoko bumwe, nta muntu uyinjiramo ukurikije uko bo babyumva nuko babivuga. Ugiye mu burengerazuba bw'isi, mu burasirazuba bw'isi, ubwo wenda ni ibice bikurikira kiriya gice cy'ibihugu by'Abarabu, ubwo ni za Perse, iyi ngiyi yitwa Iran ubu ngubu, ujye mu Buhinde ukomeze ugere kure cyane iyo ngiyo mu Bushinwa, za Japani n'ahandi, aho ngaho niho yitwa mu burasirazuba bw'isi. Abo ngabo uhereye nyine ahangaha kuri Perse hari abasengaga izuba, wajya mu Buhinde ugasanga basenga inka n'izindi mana zirenga 600, wakomeza kugera iyo ngiyo ugasanga nabo bari ku dini ya Buddha nyine, isenga uwo Buddha n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Mbese Allah subhanahu wa ta'ala, Imana imwe rukumbi yaremye isi n'ijuru, ntabwo yari igisengwa hose uko bigomba, uretse wenda umuntu umwe babiri bakeya cyane nibo bari barasigaye kukwemera Allah subhanahu wa ta'ala by'ukuri. Ugarutse noneho mu burengerazuba bw'icyo gice cy'Ubwarabu ukaza muri Afurika, naho imyemerere ya Allah subhanahu wa ta'ala yari yarahindutse, abantu batacyubamira Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, Imana yaremye isi n'ijuru, ahubwo bagenda bamubangikanya n'ibindi. Ibyo ukabisanga za Misiri mu majyaruguru ya Afurika hose, maze wanamanuka kugera epfo aho Afurika igarukira, harimo iyo myemerere itandukanye, irimo noneho no kwemera ibindi bintu imyaku, kwemera yuko kwemera iby'abapfumu bavuze ko ariko kuri, ndetse wagera no mu Rwanda ugasanga Allah subhanahu wa ta'ala, Imana imwe rukumbi itagisengwa, hajemo indi myemerere irimo n'ibyo ngibyo nyine by'abapfumu, aribo basa nkaho babaye bayobora uburyo abantu basenga. Urebye rero ko Allah subhanahu wa ta'ala n'ubundi ntumwa yazoherezaga kugira ngo ziyobora abantu kumenya ko Allah subhanahu wa ta'ala ari Imana imwe rukumbi, akaba ariyo yonyine igomba kugaragirwa, akaba ariyo yonyine igomba gusengwa, akaba ariyo yonyine igira amategeko agomba gushyirwa mu bikorwa, ariyo ivuga iki kiraziruwe, iki kirazira. Isi yose rero urebye mu kuri ibyo ntabwo byari bikiriho, abantu bari barabangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala n'ibiremwa bye n'ibindi bintu babaga bikoreye, ariko nanone babikomeye ku biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Urebye rero ukomeje mu burengerazuba, wagera no muri za Amerika, yaba amajyepfo yaba iyo hagati yaba amajyaruguru, nuko abantu bari barahindutse batagisenga Allah subhanahu wa ta'ala, Imana imwe rukumbi. Kimwe nuko ugarutse mu burasirazuba bugana amajyepfo, harimo uriya mugabane wa Australia, naho nuko nguko byari bimeze. Byari ngombwa yuko rero Allah subhanahu wa ta'ala yohereza intumwa yo kuza kugira ngo ikangurire abantu kugaruka kuri Allah subhanahu wa ta'ala, Imana imwe rukumbi, Imana imwe yaremye isi n'ijuru, Imana itabyara itabyarwa, Imana ifite ubuhangange, Imana ifite ubushobozi bwose, Imana ifite urukundo, ariko Imana inahana, ishobora guhana no ku isi, ishobora guhana ku munsi w'imperuka,
Imana itanga amafunguro, Imana ikiza indwara, Imana ndetse inambura abantu ubuzima igihe cyabo cyageze cyo kuva ahangaha ku isi. Iyo ngiyo rero hagombaga kuza intumwa yigisha abantu kuyimenya no kuyiyoboka ndetse no kubereka uburyo bagomba kubaho mu buzima bwabo. Iyo ntumwa rero ari iheruka izindi zose yagombaga kuza muri bino bihe. Iyi ntumwa iheruka izindi zose yagombaga kuza muri kiriya gihe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragayemo. Iyi ntumwa yagomba kuba intumwa ku bantu bose, kuko zayibanzije zose zoherezwaga ku bantu bazo. Isa yoherejwe ku bana ba Israel, Musa yoherejwe ku bana ba Israel, n'izindi ntumwa zagiye zoherezwa hirya no hino. Ndetse njye nanemeza yuko na hano mu Rwanda hari intumwa zahaje, ducukumbuye neza mu mateka twazisangamo, cyane cyane zaje mbere ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera yuko Allah tubwira ati wa in min ummatin illa khala fiha rasul. Nta muryango wabaye hano ku isi ukarinda uvaho Allah subhanahu wa ta'ala atarigeze awoherezamo intumwa. Bariya batubajije bose rero, haba hano mu Rwanda haba handi ku isi, Allah subhanahu wa ta'ala yagiye aboherezamo intumwa. Igihe rero cyari kigeze cyuko haza intumwa ifite ubutumwa bwo kuvugurura imyemerere y'abantu, bwo kwereka abantu uburyo bagomba kubaho, bagomba kubana. Intumwa igomba kuza kubereka uburyo bwo kubaho neza hano ku isi, no kubana neza hano ku isi, no kubaka iyi si ikaba nziza kurushaho, ariko kandi banayubaka barimo no kwibakira imperuka yabo. Ndumva muri make isomo ryacu twarirangiriza ahangaha uyu munsi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.